sanze mu kibuga cy'abaguharabika urwego ariho ntago rwo kujyana abantu muri RIB no Julien kumva ngo RIB yinjiye mu kibazo ca Julien n'uwanditse kuri igisi binibi uzabuze ibyo aregera bizima ahura mu cyayi ese niba bashaka kuburana imanza ko zihari association y'amadini mu Rwanda nihaguruka ishaka umunyamategeko ijyane ikirego mu rukiko basobanura impamvu amadini amwe asenga nanda dasenga kandi bose bakora umurimo umwe w'Imana hanyuma berekana karengane kabo ko hari abarenganirijwe ubushobozi bukeya bafite nabo babagenera icyo basabwa bashobora gukora nabo basenga babuze si byo baregera oya ngo RIB yinjiye mu kintu niba hari akantu kandi aka kantu kandiye mu mutwe RIB yinjiye mu kibuga cya mu kibazo cya Julien Kabanda n'uwamututse kuri gisi zintambara abantu baba bararwanye kugira ngo bubake izina riragoye ahubwo mugiriye inama niba for free live noneho pana byo kuvuga ngo biri mu kabati rero kukubonana na Theogene yasinze abantu barahita bibanje nako mwasangiye icyo ni kimwe yego niba njyewe ndi kumwe n'umuntu utega mu bita ngo ni nyamibwa harya ni indangamirwa n'ibiki indangamirwa avuga ati byanze bikunze bavuye kubisoza uyu mubyeyi nakomere nadakomera rorere kuko niba ari Imana yamuhamagaye twarabivuze twese turaza turavuga ngo iyabahagurukije izamenyekana iyo Mana mukorera izashira bizatinda bishire kera bizamenyekana niba ari Imana akorera navana ubu buzire bw'ibibazo muri RIB yego ndagushimiye ahubwo niba adashaka kwica izina rye byanyacyo ngiyewe sindabona yahusha umuntu ngago ariko hari cyo ndi buvuga Bibiliya iravuga ngo nubwo itangira ryawe ryaba rito ariko amaherezo wakunguka rwose ubwo duhinga turira ariko tukazasarura duseka ngewe sindi bumufane sindi bugufane mama no ni umukristo akagatwe nta kindi kazaza ni ukuri hari ibintu bigeze kwijandikamo byitwa bya faya niba ari za faya muri iki gihugu yariye hiti of fire narayoye kuko buriya nutemera ikintu ubizi ko hari video yakurasa ujye uceceka kajya kona ngo fire icyo nemera umuntu uri gufonda ubuzima atandukanye n'uwamaze gufata izina yego icyo nabonye yigeze gushaka wenda kwigana baba Mayanja ba Uganda abo bose bahuha abantu nabande ariko Roma icyo nabonye cyo ntago aho mperukira Julien ni muzima omerukira cyari ku rufatiro yananagiyeyo hajyo pe reba senge muri Grace Room erega buriya urabona oye sereka ngusuze nongere ngwikaze mwifurize amahoro y'Imana aho uherereye hose kwisi niba uri mu gitondo mwifurize igitondo kiza nimuri nimugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza ngende uri nk'ibisanzwe uyu munsi sinongeye kugira umugisha wo kubana na nibishaka Theogene kwiriba ry'Abera TV abantu munyarukikire yo mukande subscribe like share ndetse na comment ndetse abantu muze ku Ntoranwa TV mukandeho subscribe like share ndetse na comment uyu munsi ngira umugisha wo kubana nawe ndifuza ko tuganira ku kiganiro cy'amadini n'amatorero ese abapasteri imyuka bavugaho bakorana nayo cyane bakorana nayo hari abavuga ko hari bamwe mu bapasteri harimo bakorana n'imyuka ya Sekibi bakavuga ko harimo n'abakorana n'umwuka w'Imana nibaze ngo iki kibwira umuntu ko umuntu akorana n'umwuka w'Imana iki kibwira umuntu ko akorana undi akorana n'umwuka
wa Sekibi. Reka nakire n'ibishaka Theogene mubwira ngo guma guma. Mbo murakoze kuntoranwa TV no kwiriba ry'abera TV. Uyu muhungu ambajije ikibazo kivuga ngo ninde wamenya ko runaka akorana n'imbaraga z'ikuzimu cyangwa imbaraga z'Imana. Nta mana yabayeho hatariho Satani. Yego. Nta na Satani yigeze ibaho hatariho Imana. Aba bagabo bombi rero ni abagabo baziranye. Mana na Satani ni abagabo baziranye. Ibihanga bibiri ntago bitekwa mu nkoni. Muri ubu bwami bw'Imana tuvuga twe tuhavuga tutahazi. Ariko nk'Imana yahabaye inaharema isobanukiwe Satani. Nta muntu n'uyu n'umwe uzi Satani. Kereka iyamuremye bahanganye 28 kuri 28 kugeza ubwo Imana irakaye iboha Satani iramumanura imujugunya mu isi. Ivuga ijambo njya ntinyiyo ndigezeho. Yego. Rivuga ngo abo mu ijuru nimuvuze impundu ariko mu isi murire muboroge kuko mumanukiwe n'umugome ari we mwanzi Satani. Yego. Bivuze ngo Satani hari akantu yakoreye Imana, Imana iremera. Mu yandi magambo Satani yemeje Imana ku bugome. Ntago mubyumva neza. Satani yemeje Imana arayihanangiriza mu bugome bwayo. Kandi aya mazina yose atangizwa na I. Imana, Satani. Iyo ugiye gufata iriya I iri kuri ni ukayizana ikaba ari yibanze, harimo akantu. Rero iyo uvuze ngo amadini n'amatorero ni bande bakorana n'imbaraga mbi, ni bande bakorana n'imbaraga z'Imana. Ibyo ni ibintu bitagenzuzwa. Kamera ziri ku bikuta cyangwa ziri mu nsengero. Kumva cyane. Ibyo ni ibintu abanyamubiri batabona. Kire kubaye uri muri kampani y'abanyamwuga, kuba uri umuhanuzi ntago biguhesha uburenganzira bwo kumenya ziriya mbaraga. No. Kereka umuntu ufite impano yo kugenzura iyindi myuka cyangwa se impano yo kugenzura izindi mpano. Turi kumvikana neza? Yego. Mbaye ndi hano mfite imyuka mibi nkorana nayo, iryo ni ibanga ryanjye nkanjye ukorana nayo. Ariko utazi ko nkorana nayo yemereje 100% ko ndi umukozi w'iki w'Imana. Kereka ufite ijisho riri hejuru y'urwego rw'amavuta yanjye, niba uri munsi y'ibirenge byanjye ntago wangenzura wowe, ntago bikunda. Ariko ubaye uri hejuru iyo mu kirere cya 7 mu isi ya 9 ku munara ahantu haba kuki yahagaze akavuga ati ngewe naho imitini itato inzabibu ntizera imbuto bagahingira ubusa imyeraye, nzahagarara ahangaha. Ahantu Yobu yahagaze akavuga ngo nzarinda mpfa nkiyiringira kandi sinzikuraho kuba inyangamugayo. Utarahagarara ahantu Yohana yavuze ati nukuri nimutunganye inzira z'Uwiteka kandi mugorora inzira ze. Njewe ndijwi ry'urangurura mu butayu. Ntibishoboka ko izo mbaraga wazigenzura. Iyo rero mbonye umuntu aje yikarakasa ahangaha ngo runaka ngo akorana ngo n'imbaraga z'ikuzimu, wareba urwo rwego rwagiye kugenzura izo mbaraga ugasanga ni nk'umunyerondo warwanaga n'umujepe ashaka ko ari urinda portail ya generali cyangwa ya perezida. Ntabwo ibyo bintu bibaho.
idarapo riba ku kagari niriba ku kigo cy'amashuri niriba ku mabanki runaka ritandukanye n'iryo dukoresha umukuru w'igihugu ari kurahirira igihugu. Icyo bihuje ni amabara, ariko matsiyeri ziyagize ntabwo zingana. Rero uwasuzuguye idarapo riri ku kagari ni nkaho yasuzuguye yego turi kundi kukumva idarapo umukuru w'igihugu arahiriraho. Turukumvikana. Aha rero kuba ntanziza ingero bivuze iki? Umuntu wese uciriritse mu isi y'umwuka ntabwo yemerewe kumenya ngo uyu mupasiteri akorana n'imbaraga z'ikuzimu, uyu ntakorana n'imbaraga z'ikuzimu. Ntabwo bikunda. Okay. Yaba ari impamvu bamwe mu bapasiteri cyangwa se abavuga butumwa muri rusange mu madini cyangwa se no mu matorero amwe namwe, bamwe mu bashumba bavuga ko kugira ngo bagire igikundiro no kugira bigisha abantu bakunda ibyo bigisha, bisaba ko bagomba kuba bafite imbaraga bagiye gucishisha cyangwa gucira. Nibaze ngo ese Theo, izi mbaraga koko mu rusengero zirahari abantu bajya gucirira ku buryo umuntu yaza yabwiriza imbaga nyamwinshi yose ikamwirukanyiraho? Good. Kuko hari ibintu mutabona kandi mwakagombye kuba mubona. Sibyo? Yego. Umurimo w'Imana ni iki? Ubundi tubanze tumenye umurimo w'Imana ni iki. Ni nge nawe. 2 personnes. Hanyuma iyo hajemo guhangana mu myizerere, muri wa mwuka wera twese twemera, muri za mpano twese tuvuga ko dufite, ndetse no muri wa muhamagaro, hakazamo kudahuza, byonyine ubwabyo Satani bababwira ntabwo ari ikibashushanya cy'umukara gishinyitse amenyo mutuku cy'amaso y'umutuku, ahandi ari umukara, amahembe nka 800. Satani bagerageza kumusanisha n'ikintu giteye ubwoba, ariko barakubeshya. Umugore wa Satani yadefiriza bikemera, umwana we yakiga muri Amerika. Uranyumvise? Kumva cyane. Ndakumenyesha ko Satani yambaye nk'uku nambaye nta kintu byamutwara. Satani yemerewe kwambara iriya kanzu ya papa agaha abayoboke karisitiya. Satani se ni iki? Satani ubwo nyine ni shitani. Ni igiki se? Satani ninjye wicaye imbere ya kamera. Ibyo nibwira muri nge, nibyo ntekereza muri nge, nibyo ngambirira muri nge, nibyo Satani. Noneho kubishira mu bikorwa bikamenyekana, nibwo bavuze ngo nkorana n'imbaraga za Satani. Kuko Imana ikorera muri twe, ni nako na Satani akorera muri twe. Oya, nagaho tubyemeranye. Ndasubiramo. Umuntu agizwe n'ibice bingahe umuhagaritse? 3. Cyambere umutwe, igihimba n'amaguru. Okay, nyereka iburyo bwawe. Uburyo bwanjye naha. Ibumoso se? Naha. Dusome icyanditswe. Izarobanura intama muhene. Intama zishira iburyo bwe, ihena zishire ibumoso bwe. Ibumoso ni kwa Satani. Aya. Genda gake. Kumva. Siko narinzi ko mva gutari umbaza utubazo tw'abana. Izarobanura intama
mu ihene nibyo sibyo ko babyanditse. okay. Intama zishira iburyo bwe ihene azishire iburyo bwe ibumoso. uzi icyo bivuze? Uhereye hano ukamanyuramo kabiri umutima ubahe umutima wawe uva bikagera umutima n'ubundi ahantu hose uri hagati na hagati. abawushushanya sugizwe n'ibice bingahe? Umutima ugizwe n'ibice, niga biology wari ugizwe n'ibice, habamo ibice bigeze muri 6 ariko ubundi ugira 3 nawo. Umutima ugizwe n'ibintu 3, biro y'iburyo bw'umutima Imana ikoreramo, Ego. Biro y'uruhande rw'ibumoso Ego. Satani akoreramo. Ego. Hanyuma mo hagati ni nk'umuntu nyirabyo akorera. Nta kintu cyemerewe gukorera muri nge ntagihaye uburenganzira. Kirahari. Ni igiki kimbwira? Nese ubu Theo iyo urwaye wabyiyamagariye? No. Kuki njya kwa muganga nyine? Nuko mba ntashaka ko iyo ndwara ikorera muri nge. Ubwo iyo ni biro? Aho ni muri ofisi yanjye nka Theogene. Ubwo nibyo. Reba hano kamvuge ku cyaha cyo gusambana. Urabukubise benshi. Icyaha cyo gusambana nta muntu usambana atarumvikana n'umutima we. Wari ubizi? Ndabizi cyane. Umutima urakubwira uti hano hantu harimo sida. Undi mutima ukakubwira uti barakubeshye. Ariya maguru akayangana kuriya nariya matayo urabona hari sida irimo. Biro y'Imana havuyemo ijwi rikubwira ngo uriya muntu afite umutezi. Muri ofisi ya Satani bo bakakubwira ngo barakubeshye. Mutezi se ni iki? Fatiraho. Girute? Fatiraho. Noneho wowe muri ofisi yawe ufata iki? Icyemezo. Ndashaka rero mbereke Satani. Satani n'uruhande rubi rwose ruberamo ibibi. Aho turagendana. Hanyuma ibi bintu bigira umujenerali witwa kamere. Ukorana nabyo. Ubiha amabwiriza bigenderaho. Uzabona umupasiteri ari mu rusengero ati simbuka 3. Imana igusezeranisha ubugingo buhoraho. Ubona umurokora ati rita ko sandoma. Haleluya. Urakoze Mana kunyemerera iki? Ubugingo. Kugira ngo umenye ko uyu murokora ubugingo bamuhanuriye yabwakiriye, genda uzitura inkoko yawe imugire mu bishyimbo biri kumera. None iyi nkoko ica amababa 3 gusa, arakujyana mu butabera. Aho turemeranya. Gira gutyo utware santimetero z'ubutaka 20 wimire umuyenzi. Siba mubwiye ubugingo? Siba mubwiye ubugingo? Arahita hamagara mudugudu ati dore iwaba ni mu ijuru ariko aracyabura na santimetero 25 z'ubutaka. Izo zose ni nyinshi 11. Ubwo se niba iwaba ari mu ijuru yamuhaye metero, niba umuntu ubona ahangayikishije na santimetero 25 wamuhaye metero. Biragoye. Rero Satani mu bakozi b'Imana nta muntu n'uyu n'umwe wayobotse Yesu atavuye kwa Satani. Oya. Nubonera umuntu yaguye menya ko yasubiye iwabo. Yagushijwe n'ibyo yabayemo yaretse atabishaka. Abarokore bamurekesheje bamushiraho ubwoba, nuti hano uzapfa, nuti hano uzarimbuka, dore uzapfa ikenyutse. Imana irambwiye ngo nuti hano iraguca amaguru. Iryo tera bwoba niryo. Noneho yasanze ibyo mukora nta hantu bitandukaniye
n'ibyo we yabagamo. Niyo ahita afata icyemezo kivuga ngo yewe mbonye ibiri kwa Mana mwambwiraga hawo bitandukaniye n'ibiberi wacu mu Migina. Wacu mu Migina tumenyereye kwambara mini, ndabona no ku ruhimbi mwambaye zakora ibitsina byishushanyije abasore mu matiriningi. Niba ari ipantaro nanga mu buzima ni itiriningi ku muntu w'umugabo. Ubona Jean Pierre n'ubundi ari kugenda atanga mezire z'indirimbo ya 20 ngo yitwa Jean Pierre. Jean Pierre muri mukomere. None hari umwana uri kureba Jado mu ipantaro ahise ahinduka Jado. Ukabona rero Korotirida nawe mu ngutiya cyangwa se muri kora ararembuza Jean Pierre. Nzakorera Mana imirimo yawe, nzagukorera Mana uzampa ingororano. Mwigeze mubona umupasiteri wari urimo asengera Nyarudindiri oya umuntu ariko yagera ku mabuno ngo ari kwirukana Satani akavugaguzwa kuri TikTok narakabonye. Urakoze. Satani no abantu batwandikire muri comment. Hanyuma reka nibarize kano kabazo nibarize nagiye kubona mbona ejo bundi hari buretse iyo utangiye ngo nagiye kubona mbona iyo utangiye ngo nagiye kubona mbona ni ikibazo ngiye kubaza. Urabizi ko imyanzuro y'ubusutwa nayifashe ntayo ntago ari ubusutwa nyine urabyemera. Yego ibintu byitwa matiku hori please inoranwa please ntari tiku ngiye itamaguruka sawa tugende. Okay, nagiye kubona mbona hari post ba postinze ariko isa nkaho ishaka kuva ku bakozi b'Imana. Mbona umuntu umwe arapostinze ngo Pastor Julienne Kabanda ni umukozi wa Satani, ariko ndibaza ngo yaba ari ihe mpamvu uyu muvandimwe yaba yarapostinze iyi post yemeza ko Pastor Julienne Kabanda ari umukozi wa Satani, kandi twe tumubona nk'umukozi w'Imana ukorera Imana buri munsi n'ibikorwa akora bigaragaza Imana na Satani irimo. Nibarize ati se koko Theo mu ruhande rwawe cyangwa mu nararibonye bwawe Pastor Julienne Kabanda akorana na Satani cyangwa akorana n'Imana? Ariko aba YouTuber arya muri aba YouTubers muri aba YouTuber bundi mumfasha babita bake tutabeshyanye. Ubiyi ni inkuru tubwizanije ukuri. Ubiyi ni inkuru inakomeye. Rero gusonza no gukena kutihabira agatsindwa. Kutihabira agatsindwa no kunyagwa zigahera. Kutiha ni bibi bikugira inkunda mugayo. Uzi ko mu nkuru mbona ziri hit ziri trendy iyi nta nkuru mbonamo. Ko bigeze no kuvuga ko amavuta akayanja yamennyeho Apotre Mignoni niba yasanishije n'imyuka mibi. Niyo mpamvu nangiye kubaza ikibazo nkaza no koza n'ikibazo cya Apotre Mignoni nkibaza ntise aya mavuta bakoresha cyase ubuhanuzi bakoresha mu nsengero baba bari gusengamo koko hari Satani uburimo. Ni uzi ko wagira ngo narinzi ibyo ugiye kumbaza mukanya sinsobanuye Satani. Uramusobanuye ariko ntago warabonye nengeze urangiye kubaza. Satani uri muri Julienne ari mu ibanga rya Julienne. N'uburyo bakorana biri mu ibanga rye ni uzi uburyo bakorana. Ahubwo umuntu wabibonye yaba ari ku rwego ruri hejuru y'amavuta ya Julienne, kuko nta munyerondo Imana yatuma ku mukuru w'igihugu. Kirazira. Aka kanya mpuye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame sinjya mbyizera kuko nta rwego rumuza nawe. Akambaza ati nkugirire nte nibishaka ugize umugisha wifuje guhura nanjye turahuye, kandi mutibeshe izi social media barazireba. Namusaba ibintu bitatu. Byonyine namubwira nti
ndashaka gusezera ubukode. Icya kabiri, nyemerera unyubakire urusengero rwujuje ibisabwa mu gihugu ubereye perezida. Icya gatatu, umpera abana ishuri paka barangije. Ibyo birahagije. Rumva ari ibintu by'abana wapi. Hanyuma rero iyo uciriritse nta ntambara ugira. Ubundi nkubaze, aka kanya udahagurukiye amavuta Julienne Kabanda ahagazemo aka kanya, urumva wahagurukira ayandi? bivuze ngo wavuze ibya Apotre Mignonne bya biriya n'uwavuze ibya Julienne Kabanda, bivuze ngo ari kubahagurukira nta gihamya, nta n'ikintu kimwe afite cyo kubihamya. Ra rwego rurahenze wa mwana. Niba banyataka ndi kuri kamera gusa, sibyo, bakayigambanira bakayiba, nta waje avuga ko ndi umurangize. Utari umurangi yagiye, yaje ari umurokore, avuga indimi, avuga ibyo nakoreye mu gishanga cya Batsinda, video zirahari, sibyo. Iyamukubise ari umuhanuzi kansiga ndi umurangi, yagiye. Uzi umuntu nagaya, ni umuntu wajya gusubiza uwo wabise ayo mazina. Julienne Kabanda imikorere ye na Satani iri mu ibanga rye na Satani. Imikorere ye n'Imana niyo agerageza gushira hanze ngo tuyibone. Rero ibyo yakoze nibyo twabona. Sindabona yahusha umuntu ngagwe, ariko hari icyo ndi buvuge. Bibiliya iravuga ngo nubwo itangira ryawe ryaba rito, ariko amaherezo wakunguka rwose. Ubwo duhinga turira, ariko tukazasarura duseka. Ngewe sindi bumufane, sindi bugufane mama, no. Ndi umukristo, aka gatwe nta kindi kazaza, ni ukuri. Hari ibintu bigeze kwijandikamo byitwa bya faya, niba ari za faya. Faya muri iki gihugu yariye hiti of fire. Narayoye kuko buriya nutemera ikintu ubizi ko hari video yakurasa, ujye uceceka. Kajya kona ngo fire. Icyo nemera, umuntu uri gufonda ubuzima atandukanye n'uwamaze gufata izina. Yego. Icyo nabonye yigeze gushaka wenda kwigana baba Mayanja ba Uganda, abo bose bahuha abantu nabande. Ariko realement icyo nabonye cyo ntago aho mperukira Julienne ni muzima. Omerukira cyari ku rufatiro, yana nagiyeyo hajyo pe n'abasengeye muri Grace Room. Erega buriya urabona izi social media ni nziza kandi ni mbi. Iyo ufite abajyanama beza mu itorero urakomera, ariko ufite abajyanama babi mu itorero uragwa, uba mubi. Ntekereza haba hari uwamubwiye akamubwira ati rero ibi bintu byo guhuha nizi za faya, mugotomeza abantu amazi, mubagaragura, hari ujya kona ukabona arimo arakaragura urutoki, uko akaragura urutoki niko n'umuntu yigaragura hasi. Ibyo twarabivuze bamwe bakaninyarira, mwihangane. Kabiri, twabonye abantu baruka mu rusengero, byo simbitindaho. Imbaraga za Satani muri aya madini zirimo, ariko n'imbaraga z'Imana nazo zirimo, sibyo. Nabonye abantu benshi bari kwifashisha ngo
yakuye abantu mu muhanda, afasha abakene. Ibyo ntabwo bisobanura gukorana n'Imana. Kuki se bitaba impamvu yo kujijisha kandi wowe ufite ibanga ryawe? Rero Julienne Kabanda ntabwo ngewe ndi hano kumushinja ko akorana n'imyuka mibi. No. Ariko kandi kuba yampamagara akambwira ati nibisha inzu bamuyishyura ngaho, none se Mugwiza wemera ko ari umurangi we ntiyayishyura? Yayishyura. None zibyo birakadze. Mugwiza wemera ko ari umurangi we ntiyayishyura se? Yayishyura. None se kamera banyibye we ntiyampamagara akayingurira? Kugurira. Ibintu bikata. Rero mujye mumenya ngo imirimo myiza ntabwo ikorwa n'abasenga gusa. Ako kantu kuki gakunda kubisoma. Imirimo yo gufasha abatishoboye ntabwo ikorwa n'abasenga gusa, n'abapagani batazi imiryango y'urusengero, bo batanabisomewe na padiri cyangwa pasiteri, ibyo bazi kubikora. Ahubwo icyo nemera ngewe, aya matotoro bashaka kumutera banduza izina rye no kumugusha mu mutima, ugende mumumbarize ngo ni ubwa mbere isanze mu kibuga cy'abaguharabika. Urwego ariho ntabwo ari urwo kujyana abantu muri RIB. No. Julienne, kumva ngo RIB yinjiye mu kibazo cya Julienne n'uwanditse kuri X ibi n'ibi, uzabuze ibyo aregera bizima? Ahura mu cyayi. Ese niba bashaka kuburana, imanza ko zihari, asosiyasiyo y'amadini mu Rwanda nihaguruka ishaka umunyamategeko ijyane ikirego mu rukiko, basobanura impamvu amadini amwe asenga n'andi adasenga kandi bose bakora umurimo umwe w'Imana, hanyuma berekana akarengane kabo ko hari abarenganirijwe ubushobozi bukeya bafite, nabo babagenera icyo basabwa bashobora gukora nabo basenge. Babuze se ibyo baregera? Oya. Ngo RIB yinjiye mu kintu. Niba hari akantu kati aka kantu kandiye mu mutwe, RIB yinjiye mu kibuga cya mu kibazo cya Julienne Kabanda n'uwamututse kuri X. Uzi intambara abantu baba bararwanye kugira ngo bubake izina riragoye. Ahubwo mugiriye inama niba adashaka kwanduzira izina yakuramo ubu busa bw'ikirego. Oya, fotoramo nibishaka Theogene ahagararanye na Poso Gitwaza imbere y'umunyamategeko ngo navuze ko abana n'imyuka mibi. Imagine yabisebetse. Uzi ko ngewe mwiyerekwa mfite dayimoni yarashuye umwambi, ahubwo Kabanda yitonde, hashobora kuza ibya original tutamenye. Kubera iki kirego hakaza umuntu ati rero hari wavuze kuri X murahakana, nge ndi umukristo wa. Kandi uwo muntu uje yari yaratinye, we rero akaza ati ngewe ndi umukristo wa. Icyo nge nemera nabonyeyo, nasengeyo ndafashwa ndataha, ibindi ntabyo nzi. Kandi no mu bantu erega buriya imyambi y'abadayimoni, imyambi ya Satani ntabwo igibura. Urumva imyambi y'umubi hako se warebye kuri kamera nkabaye muri niyo ndi kureba imyambi y'umubi. Yego, ubwo icyo kintu cyari kiguteye gukanurira uriya mwana w'abandi ni ya Satani. Muri bira Satani bakubwira ati wabonye izo nyashi z'uwo mukobwa, utangira kumera utya nk'ubonye intuzi. ubwo iyo ntagukebura nari guherayo.
Theo, hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyanjye, ni iki ushobora kubwira abantu bikundira Theogene by'umwihariko, ni iki wabwira abantu babonye ibi byavuzwe kuri aba mama bwa mbere hashize bavuze kuri Apotre Mignoni bisaba nk'ibitoye ubusa, anavuga ko ari amavuta Kayanja yari yamuhaye bisa nk'ibitoye ubusa. Uyu munsi bagarutse kuri Apotre nako kuri Pastor Julienne Kabanda, nabyo ndakeka bisa nk'ibitoye ubusa. Okay, voilà. Mu magambo make ugendana n'umurozi ukaba we, wagendana n'umusambanyi uba we, ugendanye n'igisambo uriba. Nta muntu n'uyu n'umwe utazi ko Kayanja akorana n'izi mbaraga. For free live noneho pana byo kuvuga ngo biri mu kabati. Rero kukubonana na Theogene yasinze abantu barahita bibajina ko mwasangiye. Icyo ni kimwe. Yego. Niba njyewe ndi kumwe n'umuntu utega mu bita ngo ni nyamibwa harya ni indangamirwa n'ibiki. Indangamirwa. Avuga ati byanze bikunze bavuye kubisoza. Uyu mubyeyi nakomere nadakomera rorere. Kuko niba ari Imana yamuhamagaye, niba ari Imana yamuhamagaye. Twarabivuze twese turaza turavuga ngo iyabahagurukije izamenyekana. Iyo Mana mukorera izashira bizatinda bishire kera bizamenyekana. Niba ari Imana akorera navana ubu buzire bw'ibibazo muri RIB. Yego. Ndagushimiye. Ahubwo niba adashaka kwica izina rye byanyabyo. Ngiyewe ndiwe aka kanya nahita nkubitaho live kuri Grace Room. Nahita nkubitaho live ngatangariza isi yose ko byagenze. Uyu mwana w'umuhungu namubabariye. Ko bigoye Theo. Ni icyubahiro bahagazeho ariko ubundi ndigenda. Ndagushimiye. Sawa.